aho tuba duteranira haba hariho utudodani niko tubyita, ariko tuba tuzi yenda ko bizahera hirya no hino. Ubwo rero Imana yikora uko ishaka, kandi na bariya bahagaritswe wenda si twamenya ngo cyatumye babahagarika ni ikihe, turacyari kubikurikirana buriya tuzabimenya neza. Gusa icyo nabwira buri muntu wese ni uko yavuze ndi mu bantu bahanuye ibi byorezo biri kuza, ariko nubwo twabihanuye abantu benshi baracyafite imyumvire yo kudakurikiza ijambo ry'Imana ngo bumve icyo Imana ibashakaho, ahubwo ugasanga rimwe na rimwe bari guha agaciro ibiganiro by'amatiku, cyangwa se bakumva aho umupira uri ukumva niwo bari gufana kuruta uko bafana ijambo rya Kristo. Rero nashishikariza buri muntu wese kugira ngo nimutumbire Yesu. Yemwe wowe urushye, wowe uremererewe, wowe ufite ibigeragezo byinshi bigiye bitandukanye, twebwe turacumbitse. Kandi ndagira nkubwire ngo iyo umuntu acumbitse, iyo umuntu ari mu bukode, yigengesera kuri nyirinzu. Imana turwanirire cyane. Iyo umuntu acumbitse yigengesera kuri nyirinzu, ndeka nkubwire ngo mbese nyirinzu naza akakubaza inzu yiwe yaguhaye, inzu yaguhaye ucumbitsemo, agasanga warayikoreye mu ibizira. Benshi barwaye, ariko nza kugira ikibazo ngiye kubona mbona uburwayi bwinshi bugiye butandukanye. Muri ubwo burwayi nkajya mbona abantu bari kwiganyira, noneho mbona abantu batewe n'umwuka wo kwiyahura. Nshuti iteka murengezi mwiza, ubwo wanyerekaga abantu barwara, abantu bariheba, abantu bariganyira, abantu ndabasengeye mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka Mwami Imana, ari abarwaye kanseri ndabasengeye mu izina rya Yesu. Uwiteka murengezi mwiza, Imana ikiza kanseri, Imana ibohora, Imana itegeka, ko muri amahoro kandi mumeze neza aho muherereye hose mu bice bitandukanye. Mwese mukurikira ibiganiro byose bica ku Musaraba TV, ariko ntago ndigende kumwe n'Ikamba TV. Neza y'Imana bari namwe, kandi umugisha w'Imana ubomeho ndetse n'abanyu bose mu bice bitandukanye by'isi muherereyemo, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba ndetse n'uburengera bwaryo. Mwese mugubwe neza, kandi bwo kwiza kw'Imana kubabeho. Neza y'Imana ibomeho, umugisha w'Imana wabonekeho, kujya neza kw'Imana kwaboneko, kandi mu byo mukora byose Imana ibihire, kandi Imana ikomeze kubahaza uburame. Nuko mbasara nanjye nisara mu izina rya Yesu Kristo, amena. Nibwo n'umukozi w'Imana Samuel Imana yahamagaye. Shimye Imana cyane ko imushuje twongera tukabonana. N'umukozi w'Imana, numwe mu bakozi b'Imana turi kumwe, kandi bataravanga ibintu, bagifite umwuka wera w'Imana muri bo. Nishimiye ko nawe rero muri uyu munsi, reka nanjye muhe ikaze atuganirize, atugezeho n'ubutumwa Imana yamuhaye kugira ngo ageze ku bantu. Ko iyo mubonye n'umunyamasengesho, aba yasenze, kandi Imana iba yamuhaye, yamupfunyikiye impamba ihagije. Samuel, karame, meze neza? meze neza, ariko ntabwo ari neza cyane. Urabura iki se kandi muvandi? Nubwo ndi guseka, ariko nyine ndanababaye. Nabizi ko bushize derukana nzanye ubutumwa hano. Imana imbwiye ngo ije gutambuka mu nsengero, ije gufunga insengero. Yarangeze ikibazo ko urwo nteraniramo ari rwo bahereyeho. Ubwo rero ntabwo ari byiza cyane. Derukana ufite umweyo uri gukubura. Bivuga ngo Imana ije gukubura. Uvuga ngo ije no gufunga insengero, kumbe wari kwihanura bayisafungura urusengero rwanyu. Bayisafungura urusengero rwacu. Ubusinzi rero nimba ndi ubonaho nteranira muri iki cyumweru. Hagiye wasengeraga muri hedini, muri agana hehe? Sengera mu itorero rya ADEPR, aha yitwa Musave mu murenge wa Ndera, karere ka Gasabo. Ubuhanuzi bwawe busohoreye Musave no bwahereye? Niho bwahereye. Ubwo rero ndi gusaba Imana rwose kugira ngo idushyirire mu inyoroshyo, irebe ukuntu ibigenza.
bwose bazadukomorere. hari akantu muri biriya handitsemo ngo umugombozi ngo arebe n'inshira ngo atigombeye aba ari amaze iki. Niyo mpamvu nanjye ndimo ndasenga cyane. Warahanuye tabana n'umusenge ati mbonye Imana ije gufunga insengero, none uti ndababaye kubera ko ubuhanuzi bwasohoye bigahera n'iwanjye. Bashaka ko ubuhanuzi busohora bugahera hehe? Urumva urikunda cyane. Buriya uko byasa kose umuntu wese arikunda. Ntabwo byabura kumbabaza, kurumva niho nasengeraga, niho nkorera umurimo w'Imana. Ubwo rero mfite icyifuzo cyo gukomeza nsenge Imana kugira ngo ikuremo inzitizi, bijye bijya hirya nyine. Wifuza ko bihera iwacu aho neranira nayo. Wifuza ko ubuhanuzi busohora buhereye iwacu aho nkorera umurimo w'Imana. Bibanze binyure hirya. Rero nabyo rero ntabwo byaba ari byiza. Reka tujye tuvuga ngo ubushake bw'Imana iwanyu barufunze baruzize iki? Bose ndabimenya neza. Sindabimenya neza ngo byagenze bite, ariko icyo nzi cyo ni uko ubu ngubu muri iyi minsi nta bikorwa runaka byemerewe kuba byahakorerwa. Ku cyumweru ntabwo wateranye? Cyumweru nari nateranye. Ubwo rero barufunze hagati y'ejo no hari kuwa mbere. Hagati y'ejo. Ejo hari kuwa kabiri. None ni kuwa kabiri. Barufunze rero ejo kuko ku cyumweru twarateranye. Imana yakoresheje leta. Simwe mwabihanuye se? Mwavuze ngo Imana igiye gukora, iraje ariko ije gukoresha leta ifunga isengero kubera ko mwanze kumva. Kubera iki wahanuriraga abantu babwira ngo nimwihane iwanyu mutarihana? Buriya nyine bajya bavuga ngo aba benshi umukobwa umwe agatukisha bose. Ko byasa kose ntabwo haba habuzemo abantu bihana. Ariko Uwiteka nyine nzi neza ko dukomeza kumusenga akagira uko abigenza, akaducira inzira tukongera tugaterana. Buriya ni urugendo rugikomeje. Ni urugendo rugikomeje ko kwihana. Kuko mu byo wavugaga mu butumwa wari ufite avuga ngo kubera ibyaha biri gukorerwa mu nsengero abantu banze kumvira Imana, Imana yabwiye kuyumvira biranga, bari gukora umurimo w'Imana bavanga n'ibyaha, bakarimba bavanga n'ibyaha, bagashumba bavanze n'ibyaha. Ariko natunguwe nkibyumva ni ya message w'umuvandimwe yatangaga ubyihereye iwabo. Nuko byagenze nk'uko wabyumvise. Ubwo abanyamakuru namwe ntabwo mworoshye wahise ubimenya. Nuko nahise nyamenya sinagomba kubaza uko byagenze. Yego. Hajya naguhamagaye? Wampamagaye. Ariko rero mu itorero ryanyu none ngo bikomeze kuba hanabundi numvishe ngo n'abashuma ngo bicaje. Ntabwo nabyumvishe muri za Kimironko ngo Imana igomeje gukora umukwabo. Imana iri mu mukwabo, urumva ntabwo byoroshye. Ntabwo byoroshye rwose, ariko icyaba cyiza ni uko nabasaba kugira ngo bakore ibyo Imana ishaka, bakomeze bashumbe itorero. Njyewe iri torero ndarikunda kuko ndimazemo igihe kitari gitoya, imyaka 20 ndimazemo. Urumva rwose iyo numvise akantu gatoya karigizeho ikibazo numva bimbabaje kuko ni ababyeyi banjye bambyaje ubutumwa, na n'ubu ndacyakomeje urugendo. Ubwo rero niyo mpamvu mba numva mbasabira uko bwije n'uko bukeye. Ujya ufata umwanya ukabasengera samwe? Cyane rwose. Yego. None se uri kubona ibintu bibazo ko byari bimaze iminsi bituje nta kibazo gihari, ariko ejo tujya kumva twumva ngo mu itorero rya ADEPR ngo abapasiteri ngo bicaje, abandi babicaje ngo bakuye mu nshingano, bidaciye kabiri numva ngo urusengero rwanyu rwa ADEPR narwo barufunze. Nkibaza mu buhanuzi mwahanuraga, ese Imana ntabwo yaberekaga wenda ngo ahari password ngo muyikuremo bitarakomera? Muri rusange hari igihe Imana ibahereza message cyangwa se igatanga message mu buryo bwagutse, ariko nubwo
aho tuba duteranira haba hariho utudodani niko tubyita, ariko tuba tuzi yenda ko bizahera hirya no hino. Ubwo rero Imana yikora uko ishaka, kandi na bariya bahagaritswe wenda si twamenya ngo cyatumye babahagarika ni ikihe, turacyari kubikurikirana buriya tuzabimenya neza. Gusa icyo nabwira buri muntu wese ni uko yashishikarira gukora icyo Uwiteka Imana yamushakaho. Yego, icyo wabwira buri muntu wese ni uko yashishikarira gukora icyo Imana imushakaho. Uyu munsi mu byo muri guhanura biri kugenda musohora, mu misiri mwavuze ngo indwara zigeze twatagiye kubona ibimenyetso, ariko se ni iki muri gukora muri iyi minsi kugira ngo hari turusheho kwegera Imana? Mesaje Imana iri kubaha, iri kubatuma ku bantu yerekeye iki? Ko turifundi kubona nge dusabwa kwegera Imana kuruta uko twari tuyegereye. Uyu munsi muri gusenga gute, muri gusaba Imana iki muri ino minsi ya none? Gusenga byo turacyakomeje, nk'uko bivuze ndi mu bantu bahanuye ibi byorezo biri kuza, ariko nubwo twabihanuye abantu benshi baracyafite imyumvire yo kudakurikiza ijambo ry'Imana ngo bumve icyo Imana ibashakaho, ahubwo ugasanga rimwe na rimwe bari guha agaciro ibiganiro by'amatiku, cyangwa se bakumva aho umupira uri ukumva niwo bari gufana kuruta uko bafana ijambo rya Kristo. Rero nashishikariza buri muntu wese kugira ngo asenge kandi asengeshe umwuka iteka. Natwe tuba turi gusenga, ariko buri muntu wese Uwiteka ashaka ko buri muntu wese agira uruhare mu gusenga. Kandi gusenga njya nkunda kubibwira abantu ni itegeko ry'Uwiteka. Gusenga ntabwo bireba umuntu runaka, abantu bose ni itegeko ko bagomba gusenga, yaba ari umusilamu, yaba ari umukatolika, yaba ari umuki, yaba ari umudivantiste, umuntu wese akwiye gusenga kandi agasengesha umwuka iteka. Yego, uravuze ngo umuntu wese akwiye gusenga kandi agasengesha umwuka iteka, ariko Bibiliya nasoma biri kavuga ngo hari umwana wo kurimbuka. Murumva ko mushaka ivuga butumwa muri gukora, ijambo ry'Imana muri kuvuga, murumva rizajya mu bantu bose bigakunda se? Bibaye byiza, ntabwo twakwifuza ko uwo mwana yabonekamo kurimbuka. Ni Bibiliya ibivuga. Ni Bibiliya ibivuga. Cyangwa se n'isubwa bivuze ngo umwana wo kurimbuka azaboneka. Ni Bibiliya ibivuga, ariko ku rwanjye ruhande cyangwa se mu bitekerezo byanjye numva buri muntu wese yakagize umwete n'ishyaka ryo kuvuga ati reka nanjye ishake Imana, ntitaye ku idini mbarizwamo, buri muntu wese agashaka Uwiteka kugira ngo ye kuboneka muri uwo mwana warimbuka, ahubwo aboneke mu mwana wabona ubugingo. Yego, murabona iyo ntego ufite cyangwa se n'abagenzi bawe bafite muzayigeraho? Ikintu cyo nabona cyo umurimo n'uw'Imana. Umurimo n'uw'Imana, twebwe turasenga tugasabira bene data bose, ariko gukora nuko Uwiteka uzumva zumva, utozumva nawe ubwo nyine azaboneka muri wa mwana w'ikirara, wa mwana wo kurimbuka. Yego, reka tugushimire, ariko reka ngo mukomeze musengeshe iteka mu buryo bwose bushoboka, kandi musengera musabira n'abera bose, kuko ibyaho nabyo uko bigenda kose bizasohora. Ariko mfite ikibazo, byasohora mwabihana bigasohora, ahubwo twibaza ikibazo, biri gusohora abantu bahagaze bate? Biri gusohora abantu bameze bate? Ese abantu bari kubyitaho? Ese iki ijambo ry'Imana ridusaba niyo nzira turi kugenderamo? Uko gusohora ko bizasohora, ko byenda kose bizasohora, ko ari gomba gusohora. Nimba Yesu yaravuze ngo nzaza, ako yenda kose azaza. Yego, ahubwo twibaze ngo ese azaza mpagaze gute? Azaza wowe wabihanuye uhagaze gute, cyangwa se n'andi bose bahagaze bate? yego, siko twakwibaza. yego. Reka tugusabe Samuel, noneho usenga Imana, numara gusenga Imana tugezeho ubutumwa bw'umunsi Imana yashyize ku mutima wawe. Ni karibu. Uwiteka Mana nziza, Imana ifite ubutware n'ubushobozi, so Mwami wacu Yesu Kristo, turagushimye kuko uri uwo kwizerwa, uri Imana y'imbaraga nyinshi, uri Imana y'amasezerano, uri so Mwami wacu Yesu Kristo, uri Kristo, uri data wa twese, uri Imana idahinduka, uri umurengezi mwiza. Aya masaha turakwinginze cyane kugira ngo data wa twese ubane natwe mu izina rya Yesu Kristo,
ducyashye imbaraga zose z'ibitavuga Imana, myuka yose ya Satani ndetse n'ingabo ze tubitesheje agaciro. Ubushake bw'Uwiteka Imana bubane natwe. Turakwinginze cyane Data murengeze mwiza, kugira ngo utugirire neza, iri vugabutumwa rizagere kuri benshi, rihindure benshi, mu izina rya Yesu Kristo. Turakwinginze cyane kuko uri Imana yo kwizerwa no kwiringirwa. Turaguhamagaye kugira ngo Data wa twese uhe umugisha ku bantu bose bakurikirana Umusaraba TV, ubahereze umugisha, kandi Data wa twese bahindurwe n'umubuzi w'ijambo ryawe, ubwiza bwawe buganze kuri bo. Turagushimye yuko natwe ukomeje kudufasha no kubana natwe. Icyubahiro ni icya Data, turakoze Yesu, amen. Murakoze cyane. Dore yuko dutangira ijambo ry'Imana, reka ndirimbe uyu muririmbyi wa 201, indirimbo zo gushimisha Imana. Reka ndiririmbe. Bayoboke mubyuke mwe ntore z'umwami, mufate mu maboko intwaro za Yesu, mu nzira yo kunesha tuyoborwa na Yesu, tujyane nawe iteka aturwanirire mu nzira yo kunesha tuyoborwa na Yesu, tujyane nawe iteka aturwanirire. Impanda ziravuze, nimuze mwitabe, ikamba ry'ubugingo n'ingabire yanyu, nimwangwa n'ababisha mukomere murwane, mugire umwete mwinshi mutsinde Satani, mu nzira yo kunesha tuyoborwa na Yesu, tujyane nawe iteka aturwanirire. Mubyuke mutabare mudashidikanya, ntihagire usigara, mutumbire Yesu, kandi mujye mutwara intwaro zo kwizera, zizatuma munesha mugire ibyishimo, kandi mujye mutwara intwaro zo kwizera, zizatuma munesha mugire ibyishimo. Mubyuke vuba vuba murwane mwihwema, mwizere izina ryera niryo muneshesha, nimuva ku rugamba mutanye na Yesu, muzabona amahoro y'iteka mw'ijuru. Nimuva ku rugamba mutanye na Yesu, muzabona amahoro
iteka mu ijuru. yemwe bagabo nimuva ku rugamba mutanye na Yesu muzabona amahoro iteka mu ijuru. yemwe babyeyi nimuva ku rugamba mutanye na Yesu muzabona amahoro iteka mu ijuru. namwe babyeyi nimuva ku rugamba mutanye na Yesu muzabona amahoro iteka mu ijuru. Amen. La laste tekele boniwa sheneme dostaya sire man. Imana ishimwe cyane. Dushimiye Yesu Kristo. Uyu muririmbyi aravuga ngo bayoboke ni mubyuke mwebwe ntore z'umwami kandi mufate mu maboko intwaro za Yesu. Inshuti zanjye bene data ndabinginze cyane mwebwe abari hafi muri iki gihugu cy'u Rwanda, abari amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba, umujyi wa Kigali, mwese ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo kandi mbinginga kugira ngo mufate intwaro za Yesu, kuko abantu benshi muri iki gihe cya none njya nkunda kubwira abantu ni igihe abantu badakunze ijambo ry'Imana, ariko ni n'igihe Yesu Kristo ashaka ko mumwegera cyane. Imana ibagirire neza. Turabinginga kugira ngo namwe mufate intwaro za Yesu kuko arizo munesheje. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cyaho cya 11 murongo wa mbere turasoma tugeze ku murongo wa 3. Yego. Aravuga ngo Yohana umubatiza atuma kuri Yesu. Niko titire cyangwa se umutwe w'amagambo ubivuga. Murongo wa mbere avuga ngo Yesu amaze gutegeka abigishwa be 12 avayo ajya kwigisha no kubwiriza abantu mu midugudu yaho. Umurongo wa kabiri avuga ngo ariko Yohana yumviye mu nzu y'imbohe ibyo Yesu akora, atuma abigishwa be ko bamubaza bati, mbese ni wowe wa wundi ukwiye kuzaza cyangwa dutegereze undi? Imana idufashe cyane. Bene data turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo kandi ndagira mbabwire ngo burya ikigeragezo kiraryana. Ikigeragezo kiraryana uko ubuzima bwose waba uhagazemo, uwe waba uri we wese, titire yose waba ufite, icyubahiro cyose waba ufite, iyo ubuzima buhindutse umuntu ntabwo bureba intebe umuntu yicayeho cyangwa se icyubahiro yari afite icyo ari cyo cyose. Uyu mugabo witwa Yohana yari umwigisha nk'uko natwe turabigisha cyangwa nk'uko nawe uri umwigisha, ariko muri uko kwigisha mu gihe cyiwe cyangwa se no mu gihe cy'ubu ngubu ni nk'uko twavuga abadiyakoni, inshuti zacu bene data. Ariko Yohana akaba ari we mwigisha wabanjije kubanjiriza Yesu mu rugendo rwiwe, kugeza ubwo Abisiraheli bo banatekerezaga ko Yohana ari we Yesu Kristo kuko bari batarabona Yesu Kristo. Inshuti zacu bene data, igihe cyaje kugera uyu Yohana abwiriza ubutumwa bwinshi, abantu benshi barihana, abantu benshi barakizwa, barahinduka. Noneho batangira mu bitekerezo byabo batangira kwibwira yuko uwo Yohana babona uri kubigisha, uri kubabwiriza, batangira gutekereza ko ari we Yesu Kristo, ariko Yohana yari integuza ya Yesu Kristo. Imana ishimwe. Uyu Yohana igihe cyaje kugera, noneho mu kubwiriza kwiwe
no kubatiza abantu benshi, Yesu Kristo yaje kuza nawe aza kubatizwa, ariko amenya neza yuko Yesu Kristo nawe yaje mu isi, yaje no mu bantu baza kubatizwa. Noneho Yohana nk'umuntu wari ufite amaso y'umwuka wera, agira ubwoba bwo kubatiza Yesu Kristo, aratinya cyane. Muri uko gutinya, Yesu Kristo arangije aramubwira ati emera ubikore kugira ngo usohoze gukiranuka kose. Nshuti zacu bene data, ikintu nshaka kubabwiraho ni ikintu cyitwa uburyo ukigeragezo kiryana. Ni aho ngaho muri urwo ruhande nshaka ko tubwirizamo cyangwa se tuganira ku ijambo ry'Imana. Uyu Yohana mu kubwiriza kwiwe ubutumwa, yabwirije abantu benshi barahinduka, abantu benshi batekereza ko ari we Mesiya, abantu benshi batekereza ko ari we Yesu, baramuramya, baramwubararira, ubutumwa bwiza bugenda neza, ariko igihe kiza kugera ahura n'ikibazo. Nagira mbwira abantu benshi, hari igihe kijya kibaho mu buzima bw'abantu, mu bitekerezo by'umuntu, yahura n'ibigeragezo, yahura n'intambara, akabona ko Imana yamusize, yahura n'ibimurushya akabona yuko Imana yamutaye. Ariko ndagira nkubwire ngo ntabwo Imana yagutaye. Intambara zose urwana, ibigeragezo byose uri kunyuramo, ubuzima bwose uhagazemo, ndagira nkubwire ngo Yesu Kristo ntabwo yagutaye. Igihe cyaje kugera uyu Yohana amenya amakuru neza ya Yesu Kristo, wa wundi yabatije, arangije amubwira ati numvise neza bambwira yuko wa wundi Yesu Kristo, wa wundi nabatije, arimo arakora imirimo n'ibitangaza. Ese birashoboka ko yaba ari we cyangwa se yaba ari mu bandi mu bigishwa bandi? Noneho uyu Yohana arangije abwira abo twakwita ubu ngubu abadiyakoni, arangije arababwira ati ndagira ngo mbatume mugende mujye kundebera, numvise amakuru. Imana itugire neza cyane. Haleluya. Arangije arababwira ati numvise amakuru, kandi ayo makuru numvise bambwira yuko Yesu Kristo ahari, kandi sinzi nimba azi ko njyewe Yohana ndi muri gereza. Uyu Yohana yari afunzwe, Bibiliya ivuga yuko yari afungiye ahantu hitwa ku kirwa cy'Ipatimu. Imana itugirire neza cyane. Ariko muri uko gufungwa kwa Yohana, nshuti zanjye bene data, ndagira nkubwire ngo ikigeragezo cyose umuntu ahagazemo kirababaza. Ushobora kuba ufunzwe mu buryo bw'umubiri, kandi uburyo waba ufunzwemo ukaba uhagaze mu kibazo gikomeye cyane, ukaba urafunze. Ushobora kuba ufite uburwayi bukuremerereye ukaba ufunzwe. Nshuti zanjye bene data, ukabona kaho Imana yakuretse, ukabona nkaho Imana yagusize, ariko ndagira nkubwire ngo haracyariho ibyiringiro. La lasti eno de biwe shanimene stydrome. Imana ishimwe cyane. Arangije Yohana atuma abigishwa biwe, amaze kubatumaho arababwira ati nimugende, numvise amakuru avuga yuko Yesu Kristo ari kubatiza, nimugende murebe ese koko niwe. Arangije arababwira ati mumubwire ukomeze. Buriya mu buzima bwacu bwa buri munsi, iyo dufite ibibazo cyangwa se ibintu bituremerereye, tugerageza kuba twahamagara inshuti, abavandimwe, nka kwiyambaza nawe uriya nkamwiyambaza. Ariko ndagira nkubwire ngo hari ikibazo uhamagaramo umuntu ntakwitabe, hari ikigeragezo ugeramo wahamagara umuntu ntakwitabe, ariko uhamagare Yesu. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane. Ndagira nkubwire ngo ikibazo cyose uhagazemo, ikigeragezo cyose uhagazemo, ni byiza kugira inshuti ndetse n'abavandimwe,
ariko mbere yo kubahamagara banza uhamagare Yesu, kuko ushobora kubahamagara utahamagaye Yesu, bajya bareba telefone yawe bakavuga ati dore uyu nguyu ni wa munyabibazo. Ndagira mbabwire inshuti zanjye bene data mukunda kudukurikirana kuri uyu murongo, ndagira mbabwire ngo abantu benshi iyo uri mu kibazo, iyo uri mu kigeragezo, ndakakubwire ngo inshuti zawe zimera nkaho ziguteye umugongo, kubera yuko ubuzima uhagazemo, ikigeragezo urimo, niyo ubahamagaye ari igihe bareba kuri telefone akavuga ngo dore uyu ni wa munyabibazo uduhamagaye, rimwe na rimwe bakabikora. Birashoboka ko waba ufite n'umuryango ariko icyo kibazo uhagazemo nta butabazi ubona, ukabona nta wakurengera. Ariko ndagira mbabwire ngo nimutumbire Yesu. Yemwe wowe urushye, wowe uremererewe, wowe ufite ibigeragezo byinshi bigiye bitandukanye, le destin ala widomenesi sharabine staya zobrere, ndakakubwire ngo tumbira Yesu. Ibibazo byose uhagazemo, ibigeragezo byose uhagazemo, last tayiwele benefo mestaya, tumbira Yesu, kuko nutumbira Yesu, Yesu Kristo numutumbira ntabwo azigera gusiga. Abantu bagusiga bakaguta, bakagusigura wenyine inshuti yanjye mwene data, ariko yo watumbiriye Yesu, yo wahamagaye Yesu Kristo, Yesu Kristo araza akagutabara, Yesu Kristo araza akakurengera. Reka nkubwire ngo uburwayi urwaye ntabwo ari ubwo kukwica, ibibazo uhagazemo ntabwo ari ibyo kukwica, icyo usabwa ni ugutumbira Yesu. Last domene we destaya, icyiza cyo gutumbira Yesu nabonye helemonestita ezobrere, niyo uri muri cya kigeragezo, niyo bibaye ngombwa yuko utaha ukitaba Uwiteka, ubona ubugingo. Yego. Iyo ni inyungu yo kubana na Kristo, iyo ni inyungu yo gutumbira Yesu Kristo. Iyo bibaye ngombwa ko utaha ukamburwa uyu mubiri twambaye, ela donte de beisire mando, ubona ubugingo, ntabwo upfa kugenda. Njya nkunda kubwira abantu ngo nubwo twebwe turi hano kuri iyi si, ndeka mbabwire inshuti zanjye bene data bakundwa, inshuti z'umusaraba, nubwo turi kuri iyi si, ndagira mbabwire ngo iyi si ntabwo ari iwacu. Iyi si ntabwo ari iwacu, twebwe turacumbitse. Kandi ndagira nkubwire ngo iyo umuntu acumbitse, iyo umuntu ari mu bukode, yigengesera kuri nyirinzu. Imana turwanirire cyane. Iyo umuntu acumbitse yigengesera kuri nyirinzu, ndeka nkubwire ngo mbese nyirinzu naza akakubaza inzu yiwe yaguhaye, inzu yaguhaye ucumbitsemo, agasanga warayikoreyemo ibizira, uzamubwira gute? Ukwiye gucunga inzu yawe neza. Inzu ndi kukubwira ni inzu yitwa umutima. Ukwiye kubana n'Imana, ukareba ibintu byose byagutandukanya n'imbabazi z'Imana, ukabitera umugongo kugira ngo Uwiteka Imana abane nawe. Reka nkubwire ngo twebwe turi insengero z'Uwiteka, niyo mpamvu mbinginga ngo mube maso nanjye mbe maso, kugira ngo ibibazo dufite cyangwa se ibigeragezo byacu tunyuramo bya buri munsi, Uwiteka aza turwanirire, Uwiteka aza turengere. Imana ishimwe cyane ko ari umukozi w'umuhanga. Noneho Yohana ari kuri iki kirwa cy'Ipatimu, abonye gereza umunyururu umumereye nabi, abonye ubuzima bumuhindutse, atangira kwivovota, atangira kubona yuko nta Yesu ukiriho. Ariko ndagira nkubwire ngo ibibazo uri kunyuramo, intambara uri kunyuramo, ntabwo bivuze yuko Yesu Kristo adahari. Reka nkubwire ngo hari n'ibigeragezo tujya tunyuramo ari ukugira ngo bitwigishe. Hari ibibazo tujya tunyuramo bigira ngo bitwigishe, bitwereka, biduhamiriza yuko hano muri iyi si atari iwacu. Yego. Inshuti zacu bene data, turabakunda kandi turabishimiye. Niyo mpamvu mbinginze cyane kugira ngo mutumbire Yesu mu bibazo byose muri kunyuramo. Ndagira mbabwire ngo nabonye abantu benshi bari barimo bivovota,
bari kubona yuko Imana yabasize. Sinzi ibibazo muhagazemo, ariko ndagira ngo mbabwire ngo ntabwo Imana yigeze ibasiga, ntabwo Imana yigeze ibata. Niyo mpamvu mukwiye kuba maso mugatumbira Kristo, kugira ngo Yesu Kristo ubwo azaza aze kureba kuzamura itorero, nawe uziyumvemo, ntazabone yuko wivovose. Nimbara nivovose ugarukira aho ngaho, ubwira Uwiteka azabane nawe, kuko Uwiteka aragukunda, Uwiteka yakuremereye imirimo myiza. Nabonaga abantu benshi barwaye, ariko nza kugira ikibazo, ngiye kubona mbona uburwayi bwinshi bugiye butandukanye. Muri ubwo burwayi nkajya mbona abantu bari kwiganyira, noneho mbona abantu batewe n'umwuka wo kwiyahura. Nshuti zanjye bene data, ndagira ngo mbabwire ngo ikibazo uhagazemo ntigitume wiyahura, ikibazo uhagazemo ntigitume uva ku Uwiteka. Imana nikurwanirire, Imana nikurengere. Ibigeragezo byose uri kunyuramo utumbire Yesu, kandi umenye yuko ibyo bigeragezo byose Uwiteka abirusha amaboko. Ndabashimiye. Uwiteka Imana abampera umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusenge Imana kugira ngo abantu b'Uwiteka bakomeze kugubwa neza. Nsengera abantu bafite ibyifuzo bigiye bitandukanye, kugira ngo imbaraga z'Imana zibabeho. Nabo barwayi mbasengere, ari abari muri iki gihugu cy'u Rwanda, ari abari hanze yacyo. Nabonaga abantu bihebye biganyire cyane, ariko niyo mpamvu Uwiteka baduhamagaye ngo tuze hano tubwirize ubutumwa bwiza. Noneho tunatange nomero zacu za telefone, babasha kuduhamagara baduhamagare. Ushobora kutugisha inama, ushobora kutubwira tukagufasha gusenga, nabyo birashoboka. Reka mbere yuko ntanga nomero mbanza gusenga, mbanze mbaheze nomero. nimara kubaheza nomero, noneho mfate umwanya wo gusengera ibyo byifuzo byose. Nomero ya telefone ni 07 50 70 45 4. Nomero ya telefone ni 07 50 70 45 4. Mu izina rya Yesu Kristo rifite ubutware n'ubushobozi, uracyari ya Mana ifite imbaraga, uracyari ya Mana ifite byose. Data wa twese ntawe twakugereranya nawe. Uri Imana yo kwizerwa no kwiringirwa. Hallelujah. Ufite byose mu biganza byawe. Uwiteka ndakwinginze cyane, umva gusenga kwacu, umva gutaka kwacu mu izina rya Yesu Kristo. Data wa twese nyagora ku ngoma Imana, nyemerera wumve gusenga, nyemerera wumve gutaka mu izina rya Yesu. Nyemerera Data wa twese ufate mpiri migambi yose ya Satani. Nyemerera Data wa twese ufate mpiri ibyatuma abantu bawe biheba mu izina rya Yesu. Uwiteka murengezi mwiza, ubwo wanyerekaga abantu barwara, abantu bariheba, abantu bariganyira, abantu ndabasengeye mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka mwami Imana, ari abarwaye kanseri ndabasengeye mu izina rya Yesu. Uwiteka murengezi mwiza, Imana ikiza kanseri, Imana ibohora, Imana itegeka, Imana yumva gusenga. Uri Data wa twese mwiza, uri ubuhungiro bwacu, uri imbaraga zacu mu izina rya Yesu. Turashiririje izi mbaraga zose za kanseri mu izina rya Yesu Kristo. Izi kanseri zituruka ku badayimoni turazinanije katika jina la Yesu. Uwiteka nyiringabo Imana murengezi mwiza, elasto de bei winisido taya, nyagora ku ngoma Imana, ndakwinginze cyane kuko uri Imana yumva gusenga, uri Imana yumva gutaka. Icyubahiro ni icyawe, Ruwera wa Isiraheli, nyagora ku ngoma Imana murengezi mwiza. Ndakwinginze cyane kugira ngo ubohora abantu bawe, barushe ubaruhure mu izina rya Yesu. Babuze amahoro ubahereza amahoro mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwinginze cyane Uwiteka mwami Imana, nyemerera Data wa twese bari bafite ibyifuzo, bari bacogoye la lawi de paya sidon de style gere mando, bari bacogoye muri uru rugendo, bambitse imbaraga zo kunesha mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka nyagora ku ngoma, uyu nguyu nawe wari ufite icyifuzo mwami Imana,
umaze igihe kinini arwaye ibere, ndamusengeye mu izina rya Yesu Kristo, imbaraga z'Imana, maboko y'Imana namugereho mu izina rya Yesu. Witeka nyiringabo Imana, Imana ifite ubutware, Imana ifite ubushobozi, Imana yo kwizerwa, Imana yo kwiringirwa, sengeye Data wa twese n'uyu nguyu urwaye amaso, Witeka yagora ku ngoma, nyamara yarivuje, yageze hirya no hino hashoboka, ariko byaranze. Ko ugere Mwami Imana ku maso yiwe, umukize, umubohore mu izina rya Yesu Kristo. Witeka nyagora ku ngoma, wanyeretse abantu barwara mu nda cyane, elidontede wizobine staya shalnomene wa yasire, imbaraga z'Imana nizigere kuri aba bantu, Witeka babohore, minyururu ya Satani nibaveho mu izina rya Yesu. Urinzi bw'Imana, utabazi bw'Uwiteka nibubagereho, kuko uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa. Ndakwinginze cyane abafite Mwami amadeni nubishyurire mu izina rya Yesu. Witeka nyagora ku ngoma, hari abari bafite amadeni bari babuze uko babigenza, bagutumye kuko uri Imana ishobora ibintu byose mu izina rya Yesu Kristo. Witeka ndakwinginze cyane, nubacira inzira kuko uri Imana igica inzira, nuremwe ubuzima buzima mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Imana, be guheranwa n'amaganya, be guheranwa n'ibigeragezo byinshi bigiye bitandukanye, Uwiteka nyagora ku ngoma. Ndakwinginze cyane, Uwera wa Isiraheli, Uwiteka murengezi mwiza, uyu nawe umaze igihe kinini ashaka amafaranga, uyamuhereze mu izina rya Yesu, kuko uri Imana isumba byose, uri Uwiteka, uri ubuhungiro bwacu. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turagushimye Yesu, turagushimye Data wa twese guhembuye abantu bawe, turagushimye Yesu kuremya ubuzima ku bantu bawe. Witeka murengezi mwiza, bakaba bakubonye bari babuze uko bagira, ukaba ubagiriye neza. Witeka murengezi mwiza, turagushimye Kristo, turagushimye kuko urengeye abantu bawe. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro, himbazwa kuko ugira neza. Icyubahiro ni cyawe mu isi no mu ijuru. Data urakoze Yesu, amen.